turagushimye Uwitekamana no kuri Imana y'ikibahiro urakoze kuri buno buhamya bwerekeranye na Eglise yawe Katolike tuzi neza twese abenshi muri twebwe yatureze ubu ubuhamya bw'ibyiza n'abandi tuzabageraho tuzagera kuri Pentecote tuzagera kuri Protestante tuzagera mu moti zo wundi w'amazi menshi n'ibindi kugeza uyu munsi wa none twize ko itorero ryacu turimo kubaka Denmark's International Church God's vision for all nations. Urakoze nukuri ubuhamya buzagire kuri benshi kandi bagire kamaro in Jesus name. Amen. Amen. Nicyo twari tugamije ndagira ngo dusoreze hano urakoze kandi ariko mbere ko dusenga intego y'ubuhamya n'urugendo turimo nukugira ngo tubwire abantu ko nta torero marayika ribaho. Nasi kubyumva nta dini marayika ribaho nta torero marayika ribaho twese we have to struggle kugira ngo umwuka wera cyangwa se roho mutagatifu atwereke inzira nyakuri ijya mu ijuru. Itorero ni community tubarizwamo ishobora kuba irimo abantu beza cyangwa abantu babi ishobora kuba ifite ibintu byiza cyangwa n'ibindi tunenga abantu rero ni ukugira ngo tuzagere kuri rya torero ryacu dushaka kubaka tutagendeye ku kintu cyari cyo cyose na kimwe cyerekeranye no kuvuga ngo iri torero iri siryo buri wese yisange yubatse itorero rye ndani nko bavuga uti banyubakiye itorero nanjye nuko urakoze rero reka dusenge Imana hanyuma ubuhamya utanze bene data sisters and brothers buzabafashe kumva ukuri kw'amatorero nta torero marayika rigize rite ribaho. Haleluya. Amen. Numukozi w'Imana Pastor John Migabo muramenyereye kuri YouTube yacu Denmark International Church TV. Uyu munsi rero ntabwo ndi yenyine mufite amatsiko ndi kumwe n'umutumirwa hano araza kuza kubibwira namutumiye kubera ko gahunda dufite ni gahunda y'itorero rya Kristo. Itorero rya Kristo muba ryarahungabanye cyane rihungabana mu buryo uko ryari rimeze l'Église primitive hajemo ibindi bintu buri wese akabyitwaramo uko ashaka nagiye bisobanura uko abyumva atabe n'umwuka wera ariko twebwe tiwe n'umwuka wera tubyubaka dukoresheje iri jambo. Amen. Amen. Ubwo rero ntabwo mbatindira namuzanye arabanza bibwire hanyuma ndababwira intego yo kumuzana hano nabibwire. Amazina yanjye nitwa Grace Nikuze nkaba ndi Mariye mfite umwana umwe. Uyu ni umutware wanjye. Ni umudamu wanjye rero Grace Nikuze ni inzira ndende kumusengera kugira ngo nawe aze dufatanye. Mwarabyumvise nahawe inkoni y'ubushumba hanyuma nawe ahabwa ubudiakoni. Umudiakoni rero tuzagira igice kwisobanura ashinzwe iki mu itorero rya Kristo. Bibiliya irabisobanura. Amen. Uyu munsi ntabwo ari intego ahubwo intego turi mu nzira nari babwiye yo gusobanura inzira ndende yanyuzemo kugeza uyu munsi wa none twubaka itorero rya Kristo turacika intege. Ndagira ngo nawe muri make atangiye nawe azagira n'indi part 1 igice cya mbere azagira n'igice cya kabiri n'icya gatatu adusobanurira inzira urugendo rwe mu itorero rya Kristo. Wayumvisha intego? Ngaho tubwire rero. Intego ndatangira ubwo ngubwo uko nabaye mu Kristo kuko navukiye muri famiye y'abakristo Katolika twara Katolika navukiye twajyaga gusenga buri cyumweru Kabgayi rimwe na rimwe nkajyana n'ababyeyi maze kumenya ubwenge nkajya njyana n'abavandimwe banjye hamwe n'abaturanyi tukajya gusenga Kabgayi buri gihe twakundaga kumva misa ya gatatu. Yego.
ubwo rero nkumva ndabikunze ariko mu by'ukuri nabigiyemo ndi umwana ntago nari nzi mu by'ukuri ngo mvuge wenda ngo ndi umukristo wawe nduhamye cyangwa ibyo ndimo ndabizi nabijyagamo kubera ko ariho ari idini nisanzemo ababyeyi banjye basengeragamo aho rero mariye gukura ndangije primaire njya muri segonderi njya kwiga mu kigo cy'ababikira aho ngaho utari wahava ndabishaka uvuze ko ubundi ukomokaga na hehe nkomoka Igitarama precisement hagana hehe mu karere ka Muhanga ariko ndashaka ijambo Kabgayi ni mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye rero mu kagari ka Gahogo n'ubundi niho hari bazilika ntoya ya Kabgayi niho iherereye ni naho mvuka rero rero urumva rero nakuriye muri region y'abakatolike cyane ababyeyi bawe n'abaribo n'ababyeyi banjye n'abaribo abaturanyi bose abenshi twari abakatolike ubwo rero uko nagiye nkura ntangiye segonderi nibwo natangiye gukunda idini rya katolike nize imuramba ukiri Kabgayi ubwo Kabgayi ukiri umwana wajyanaga n'ababyeyi n'abavandimwe bawe ariko najyanaga n'abavandimwe hanyuma icyo wavuga wibuka kiliziya y'i Kabgayi uri umwana icyo wabonaga cyiza cyayo ni ikihe ikintu rero nahakundiraga cya mbere ni uko urumva kubera ko ariho hantu nakuriye navutse nisanga nakundaga indirimbo zaho nkakunda rero cyane cyane iyo twabaga dufite nk'iminsi mikuru ari nko kuri Noheli cyangwa ku Bunani noneho kubera ko i Kabgayi hari n'ibigo byinshi by'amashuri hari ikigo cy'abanyeshuri cya Saint Joseph hari seminari hari infirmiere icyo gihe nibuka n'ubu n'ibigihari mbese hari ibigo byinshi ugasanga bateranye hari amakorali menshi ukabona mbese natwe dufite n'amakorali meza ya za Paul Cantores ukabona ni ibintu byiza cyane kuhasengera abapadiri bambaye urumva kubera ko bazirikana yego kureba muri kamera cyane kurusha kubera ko bazirika nayo i Kabgayi ndumva iri muri bazirika zikomeye mu Rwanda shaka kuba nko muri 3 za mbere irimo urumva rero iyo habaga hari iminsi mikuru twabaga dufite abashyitsi benshi abapadiri bose bateranye ugasanga rero ni ibintu byiza cyane uvuze ko mwagiramo gira n'indirimbo zabo wadukwitiramo nk'akaririmbo kamwe k'abakatolike wibuka ko nanjye ndaziza ariko nanjye nabivuze ko nabaye mu katolika katuririmbira akaririmbo gato wawe wibuka ni uhoraho aramaro yawe ni uhoraho ari ibyishimo byawe komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza Nyagasani muri kumwe wahisemo neza aho nakunda cyane hari n'akandi nanjye nibuka ariko utaduhagarikiye umuntu ntacyo yashobora nta n'icyo yagira cyiza urumva inyikirizo ni iyihe ngahimbwire ntabwo nyibuka nibuka ntacyo yarimo Kristo amizero yawe yazutse abe tuzahurira nawe mu Galileya hano nojya kavuga ngo ngaho Mariya tubwire icyo wabonye bari bagiye nabonye imva ya Kristo muzima mubona afite intege n'ibyo bari bamuhambyemo amanya
yari yo kuri Pasika igira ntuza nyinshi igira melody nyinshi niyo mpamvu isa nawe yari inyobeho gateya nuko rero ubwo muri primaire nyine wikabwayi ndibaza ko ari naho batirijwe ko nahakomerezwa nibyo nabatijwe ntaratangira primaire nkiri umwana mfite nk'imyaka 5 batizwa ndi kumwe na mukuru wanjye ariko mukuru wanjye mukuru we yari abatijwe ari uruhinja twebwe sinzi ubwo batubatije dusa nkaho twigenza tutari impinja ubwo Ukaristiya narayigiye mpabwa Ukaristiya ngeze mu wa 5 primaire nabwo ndakomezwa amasakaramentu mbese yose abanza narayahawe muri Katolike ubwo rero nyine wiga primaire bana na padiri n'abikira hanyuma wiga na primaire ni byari ibigo byabo urabiza bakatolike no cyari ikigo cyacu cya primaire nigaga mu Gihungu aho bita mu Gihungu twari dufite mu Gihungu no mu Gikobwa Action Catholique ibigo bya Katolike hakaba hari abasaveri abaskute mu mubakimura bose njyewe nawe umusaveri mwambara agafurari mwijosi agafurari nka misa irangiye ukasanga bari mu magrupe nyine ubwo ukagenda ukajoyininga nawe ukajyamo mukaririmba mukavuga ibiranga abasaveri n'iki ubundi mukabona gutaha uratsinda rero ibizamini bya leta natsinze ibizamini bya leta banyohereza mu kigo nanone cy'ababikira aho bita Muramba mu Ngororero uciye inzira ya Ngororero uvuye Muhanga mu Ngororero hitwa Muramba ikigo cy'ababikira ikigo cyiza cyane gikomeye cyubatswe ngo mu gihe cyo kuduga Habyarimana ikigo cy'Muramba najyaga nyumva cy'abakobwa gusa cy'abakobwa gusa ntabwo bahabaga twari abakobwa gusa ni ikigo cy'abene bikira mama wabikira gusa tukambara amajipo maremare y'ubururu n'ishati y'umweru tugateza mugateza byari n'itegeko none aho ngaho mwabaga rero ubwo Imuramba hamaze imyaka ingahe Imuramba nahize imyaka 3 ubwo niyo bitatu rokomenyera ngo cycle inférieur byaje guhinduka kubera ko twe twiga waragendaga nkanjye nizi Kabgayi imyaka 6 yose ukayikubita Kabgayi utahavuye byose byitwa nyine ko ari humanité pédagogique kujya nize humanité pédagogique Kabgayi mwebwe mwiga tronkomenyera ngo twiga tronkome wayirangiza watsinda bakakohereza ku kindi kigo nanone nacyo cya leta ubwo hamaze imyaka 3 uri Muramba hamaze imyaka 3 abo mwiganye bose urabibuka ndabibuka n'ubu dufite groupe tujya ducatingiraho nubwo atari cyane ariko abenshi ndabibuka dufite groupe none mfite amatsiko ariko kubera ko buriya kwiga muri abakobwa gusa ndimo ndabyumva ubwo nimwumvaga mugezaho mugakumbura nko kuba mwahura n'abahungu mugakina mukaganira cyane ko umuntu wese mu buzima bwe akenera mugenzi we muri ubwo buryo kugira ngo baganire bishime mwari byari bimeze bite ubaje ikibazo cyiza ariko ngiye kubera ko nagiyeyo nkirangiza primaire nkiri muto abahungu nyine narabonaga nkumva kuba nakwiga mu kigo cy'abahungu nkumva byaba ari byiza n'iki ariko nari ntaragira nta matsiko akabije nari mfite aho natangiye kuyagira cyakora n'igihe nari ndangije umwaka wa 2 ngiye mu wa 3 amatsiko yarameze ati urumva numvaga rwose uko bizagenda kose nindangiza turonkome bazanyara mu kigo cy'abahungu kirimo abahungu twabyitaga mixed abahungu n'abakobwa kandi mwese niko mwabyumvaga abenshi niko hafi ya bose kubera ko mwese ubwo abakira ko bazi ko bari bafite icyo bita girl bari trop sévère muri discipline cyane discipline imeze iti ni ukuvuga ngo discipline nta muntu wagusuraga atari wo muri famiye ntibyari byemewe ikindi noneho yaba ari uw'igitsina gabo ntabwo yemeraga kugera mu kigo atari uwo muri famiye yawe direct ikindi iyo twajyaga muri soroti iyo twabaga dufite nka soroti twaragendaga nyine ariko ari soroti iri dirije ababikira bari ku ruhande bagenda baducunga ku buryo twabaga dufite aho tugiye nko mu isoko ukagenda ukagura ibyo ugura mugahita mutanga twabaga tumeze nk'abantu baciye ikiziriko ariko tukagenda umuntu akahaha ibyo ahaha twarangiza tukagaruka mu kigo ntabwo soroti nta nubwo yarenzaga amasaha none se communication n'abahungu yabaga ari ku cyumweru tuvuye gusenga gusa
ni sortie dirige rimwe mu cyumweru rimwe mu kwezi yabaga ari rimwe mu kwezi ubundi mukirera mu kigo gifunze tukaba mu kigo mushobora kuba mwareba hanze oya habaga hazitiye nta kujya hanze twajyagayo iyo twabaga tugiye mu misa gusenga ku cyumweru ubundi mugasengeramo ndani ubundi twabaga dufite chapeli ibi bikorwa byose za activite zose zaberaga imbere mu kigo ni ikigo kinini kandi cyubatse mu buryo buteye imbere ese wowe wibuka niba icyo gikorwa gihari imuramba hari ubwo ya discipline n'ubu niyigikora ntago mbizi ariko ndibuka ko twe twajyagayo tugiye umuhanda uciye Ngororero wari utarajyamo kaburimbo ariko ubu ngubu bashyizemo kaburimbo ahubwo ubu ni ikigo gikomeye cyane kigaho abana b'abahanga cyiza rwose n'ubu ngubu rwose kiracyahari nta kibazo ayumva rero discipline urayivugaho iki njyewe rero discipline nakuyeyo nabonye yaramfashije mu buzima kubera yuko na focusingaga ku masomo gusa ntago najyaga mu bintu bindangaza n'iki ubwo ikintu wenda amatsiko umuntu yahoranaga ni ukuvuga ati hari umuntu wanyandikiye byibura niba ari n'umuntu akwandikira wenda biriya byacaga mu iposita nize hari by'amaletera aca mu iposita amaletera akaza muri refectoire murimo kurya turi muri refectoire noneho prefet de discipline cyangwa doyenne akaba yafite hano mu ntoki umuntu wese rero niwe yabaga hanze amaso banyandikiye nanjye tu none baba banyandikiye ubwo tukaba batangira guhamagara abantu bose bagaceceka igitima gikubita ubu yumvishe rero yaryaga siwarota hari n'abatarajyaga bahitaga babireka kugira ngo babandikire yabaga ari ibintu biteye amatsiko kuri Saint Valentin ukandikirana n'umukobwa mugenzi wawe ukamubwira uti nyine wenda musanzwe mubana bisanzwe cyangwa se mwigana cyangwa se mukubitana ukamwandikira agapapuro ukakanyuza ku wundi muntu cyangwa se ukamubwira uti mba mbona uri umwana mwiza mba mbona wenda kuba twagendana ari byiza ubinyemereye twajya tugendana mbese ugasa n'uwidekarara ariko mu buryo butari by'inkundo ariko nyine ku buryo nawe ugaragaza ko ari umunsi w'abakundanye nyine tukabijyana muri iyo sanze ubwo rero turi Muramba uraharangiza ikiganiro cyacu ntabwo turenga Muramba aho amaze imyaka 3 ubwo ni part 1 ariko mu gusoza kubyerekeranye n'itorero katolike kubera ko nanjye naritanze buhamya kugeza Muramba gusa wenda ibindi tuzabikuvuga nyuma part 2 kuva mu bwana bwawe kugera urangiza kwiga Muramba muri tronc commun ikintu washima cyane niki ikintu mbashima cyane ni uko badushyize ku murongo baduha discipline yo kubaho umuntu atuje nta byo kujya mu bintu byo kuyagara usanga umuntu mbese kwa kundi twabaga turi abantu bafite discipline iteye ubwoba kujya kurya kwari ugusenga kuryama kwari ugusenga mbese kandi bakatwigisha n'akazi nk'ubu tuvuge niba ishuri ryacu ari ryo rigezweho tukaba uyu munsi ari twe turi buze kujya gukora isuku muri refectoire tukagira emploi za mu gitondo zo gukora isuku iruhande rw'amaklase yacu nubwo yaba iminota 5 gusa ariko iyo emploi yagombaga kuba buri gitondo ikindi nyine bantuje gukora banoza kwiga nyine kugira concentration nta bintu bikurangaza kugira concentration yo kwiga ikindi badutoza gusenga kuba abakristo kubera ko nk'ubwo ngiye nkiri Muramba nabaga no muri korali mbese tukaba turi abantu bafite bakubaka itorero ryawe ndani bituma noneho nkundana katolike cyane ndayikunda njya muri groupe charismatique nayo nayibagamo urumva rero igihe cyose twabaga dufite ama activité y'abakatolike nyine action katolike nazibagamo zose ubwo rero byaramfashije cyane bituma numva nkunze gusenga binzamo muri nge nkunze gusenga iyi nkumva hakaba igihe numva rwose ndi kumwe n'Imana mfite concentration yo kwegera Imana nkasenga kandi nkamenya ikibi n'iki gutandukanya ikibi n'ikiza nkatekereza yuko nyine habaho icyaha nkamenya icyaha icyo ari cyo
nkamenya gutandukanya icyiza n'ikibi nabyo biri mu bintu bikomeye nigiyeyo. Nicyo twari tugamije nagira ngo dusoreze hano bakoze kandi ariko mbere ko dusenga intego y'ubuhamya n'urugendo turimo ni ukugira ngo tubwire abantu ko nta torero marayika ribaho. Nabase kubyumva nta dini marayika ribaho, nta torero marayika ribaho. Twese we have to struggle kugira ngo umwuka wera cyangwa se roho mutagatifu atwereke inzira nyakuri ijya mu ijuru. Itorero ni community tubarizwamo, ishobora kuba irimo abantu beza cyangwa abantu babi, ishobora kuba ifite ibintu byiza cyangwa n'ibindi tunenga. Abantu rero ni ukugira ngo tuzagere kuri rya torero ryacu dushaka kubaka tutagendeye ku kintu icyo ari cyo cyose na kimwe cyerekeranye no kuvuga ngo iri torero si ryo, iri si ryo, iri si ryo, iri si ryo. Buri wese yisange yubatse itorero rye ndani nk'uko bavuga uti banyubakiye itorero nanjye nuko. Urakoze rero, reka dusenge Imana hanyuma ubuhamya utanze bene data, sisters and brothers buzabafashe kumva ukuri kw'amatorero. Nta torero marayika rigize rite ribaho. Reka dusenge itorero ry'Imana dusoze.